Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Twongereye tuzirikane ku masomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Nuko ngo umwaka utahe, igihe abami batabaye, Dawudi yohereza Yowabu ku rugamba umwe n'abagaragu be bose na Isiraheli yose. Batsemba Abahemoni, bagota umujyi wabo, naho Dawudi akaba yasigaye i Yerusalemu. Ni munsi Dawudi abyutse mu buriri bwe, ajya gutembera ahantu hitaruye hejuru y'igisenge cy'ingoro y'umwami. Igihe yari hejuru aho, arabukwa umugore wiyuhagiraga, kandi akaba umugore w'uburanga butangaje. Dawudi rero atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze baramubwira bati ni Betsabe umukobwa wa Eliyamu muka Uriya w'Umuhiti. Nuko Dawudi yohereza intumwa kumumuzanira, aza iwe bararyamana. Umugore arasama, maze atuma kuri Dawudi kubimumenyesha ati ndatwite. Dawudi aherako atuma kuri Yowabu ati nyoherereza Uriya w'Umuhiti. Yowabu rero yohereza Uriya kwa Dawudi. Uriya ngo agereyo, Dawudi amubaza amakuru ya Yowabu, ay'ingabo n'ay'intambara. Hanyuma abwira Uriya ati manuka ujye iwawe maze woge ibirenge. Uriya asohoka ibwami akurikiwe n'izimano yoherejwe n'umwami. Ariko Uriya yiryamira ku rurembo rw'ibwami hamwe n'abagaragu ba shebuja, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babimenyesha Dawudi bati Uriya ntiyamanutse ngo ajye iwe. Dawudi aramutumira ngo arire kandi anywere imbere ye, nuko aramusindisha. Nimugoroba Uriya arasohoka ajya kuryama ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba shebuja, ariko ntiyamanuka ngo ajye iwe. Bukeye mu gitondo, Dawudi yandikira Yowabu urwandiko, ararumwoherereza rujyanywe na Uriya. Yari yanditse muri urwo rwandiko ati Uriya mumushyire imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mwisubirire inyuma bamutere maze apfe. Nuko Yowabu wari wagose umujyi ashyira Uriya ahantu yari azi ko hari abantu b'intwari. Abantu bo mu mujyi barasohoka barwana na Yowabu. Benshi muri rubanda no mu bagaragu ba Dawudi barahagwa, Uriya w'Umuhiti nawe arapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi iduherekeza ni Zaburi ya 51. Inyikirizo yayo iragira iti Nyagasani tugirira imbabazi kuko twagucumuyeho. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije neza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi, umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagira wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. None rero nubintonganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzancira ntirugira amakemwa. Dore njyeweho navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye ibicumuro. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Ibango ndirimbo ribanziriza ivanjiri. Aleluya, aleluya. Ijambo ry'Imana ryabibwe mu mitima yacu, hahirwa uryakira maze rikera imbuto nyinshi. Aleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Mariko. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda mu migani ati iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka. Yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara,
hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze. Yezu arongera ati iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki? Cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana, abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva, kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nyagasani Yezu uyu munsi aje adusanga ngo atwereke uburyo ubusambanyi ari akaga, ari amahano, ko ubusambanyi muri makeya bushobora gusenya, atari umuntu bwe ku giti cye, ahubwo umuryango we ndetse n'igihugu cyose. Kimwe rero cya mbere ubusambanyi busenya mu buzima bwa muntu ukurikiye Yezu ni uko bwinjira. Roho mbi z'ubusambanyi zinjira ahagenewe Roho Mutagatifu. Ingoro ya Roho Mutagatifu ikagabizwa roho mbi z'ubusambanyi, nk'uko Pawulo intumwa abidusobanurira mu ibaruwa yandikiye Abanyakorini iya mbere, umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 20, aho avuga ati muri ingingo za Kristo ntimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro ya Roho Mutagatifu ubatuyemo? Aho ngaho rero Roho Mutagatifu atura muri twe. Umuntu wese ukinguye umubiri we akinjira mu busambanyi, izo roho mbi niho ziboneza. Aho ngaho rero niho Roho Mutagatifu atura agasobanurira abakunda Yezu amabanga y'ingoma y'ijoro. Niyo mpamvu nyine barangiza iriya vanjiri bavuga bati Yezu ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Izo roho mbi z'ubusambanyi ziraza zigasenya ahantu hibanga umuntu yihererana na Yezu kugira ngo amusobanurire. Niyo mpamvu umuntu wese wirekuriye ubusambanyi nta kintu ashobora kumva cy'amabanga y'ingoma y'ijuru. Ntibishoboka, kuko aho Yezu Kristo yagatuye ngo amusobanurire by'ukuri ko we ari ibyishimo nyirizina bya muntu kandi bya nyabyo. Aho ngaho roho mbi y'ubusambanyi yinjiramo, maze ikereka umuntu ko nta handi haba ibyishimo usibye mu busambanyi. Igihe cyose rero umuntu akibona ko shitani ariyo byishimo bye, ntashobora kumva Yezu Kristo uwo ari we. Ibanga ry'ingoma y'ijuru nk'uko muri Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza 46 babidusobanurira. Umuntu washakaga amasaro meza aragenda abona rimwe, agurisha ibindi byose agura rya rindi yishimye. Undi yabonye ubukungu mu murima arongera arabuhisha, agenda yishimye agurisha ibyo yaratunze byose. Ibyishimo umuntu yakwibaza ngo ni iki? Ibyishimo ni ukwishimira muri Yezu Kristo. Aho hantu rero iyo sekibi ubusambanyi yahinjiye, ikaba ariyo ikwereka ko ariyo byishimo byawe, ikagusendera, iragusenya nyine. Ubundi nyine ibintu byose ukajya ubibamo nk'imihango ubeshya gusa. Ibyishimo nyabyo bituruka aho ngaho mu bumwe umuntu afitanye na Yezu Kristo, muri iryo banga rikomeye. Ubwo ngubwo rero Nyagasani Yezu aratwereka mu isomo rya mbere uburyo izo roho mbi zigabije umwami Dawudi, maze zikamusenyagura, zikamufasha gusenya abandi, bikaba ibintu by'amarorerwa akomeye. Mbere batubwira ko umwami Dawudi rwose yagendaga akomera. Kubera iki yakomeraga? Ni ukubera ko Nyagasani yaramutuyemo, nk'uko bitubwira nyine mu masomo yabanje, uko Dawudi yafashe umujyi wa Yerusalemu n'umurwa wa Siyoni. Barabivuga muri aya magambo bati, nuko Dawudi afata ikigo cya Siyoni
gihinduka umurwa wa Dawudi. Dawudi akajya arushaho gukomera, kandi Uhoraho Imana umugaba w'ingabo yari kumwe nawe. Ariko byageze ahangaha nyine kwa gukomera kwe guhinduka ubusa. Kubera iki byahindutse ubusa? Yakinguye hantu hibanga, roho mbi z'ubusambanyi zirinjira nuko barahagurutse ngo aratembera, ababonye umugore w'abandi, roho mbi ziba ziramwuzuye. Ati, utaryamanye n'uriya ntabwo wabura umwami, ntiwabaho, wabura umwami nyabaki. Niko kumutumaho intumwa, arabaririza, bamubwira uwo ari we, amenya ko ari uw'umusirikare we uri ku rugamba. Aho yavuze atoya umugaragu wanjye sinamuhemukira, roho mbi y'ubusambanyi ni roho mbi y'ubuhemu. Ibyo ntacyo biba bikivuze, aba aramuhamagaye. Betsabe nawe ntigera agira imbaraga nka Suzana mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 13, wangiye babasaza ubusambanyi akemera kuba yakwicwa. Betsabe we izo mbaraga ntiyazibonye, kuko roho mbi z'ubusambanyi zari mu mwami zari zifite ububasha ku buryo atashoboye kuzigaranzura. Ntabwo yashoboye kuzinanira, ntabwo yashoboye kuziganza, ntabwo yashoboye kuzinesha. Nuko baba barambaraye aho ngaho. Ibyakurikiyeho mwabyumvise n'umwaku gusa, ndetse abaratwite. Iyo biza kuba muri iki gihe cyacu, igisubizo cyari kuboneka cyari cyo gukuramo inda uwo mwana akaba ari we bica. Ariko nyamara bashakishije ibindi bisubizo nabyo by'urupfu gusa. Ubwo abahamagaye uwo musirikare we, uwo mugaragu we, aza yitabye umwami, ariko amubwizanya uburyarya. Roho mbi y'ubusambanyi igendana n'uburyarya ku buryo bukomeye. Abantu nyine baseka ibitwenge bibyibushye, kandi umutima wabo wuzuye ubugome gusa. Baba bagira ngo bigarurire abo bandi nyine babarohe mu byo biberamo. Nuko ubwo rero nyine Uriya yakiriwe aho kwa Dawudi nk'umunyacyubahiro. Ubwo nawe wenda ahari akajya atekereza ko ari uko yarwanye neza naho byahebye ukajya. Ahubwo ko ari uko umugore we yasambanye, ahubwo amaraso ye bariho bayashakisha. Ubwo bakoze ibishoboka byose, ngibyo amazimano kumusindisha. Ariko undi aravuga ati, sinahemukira Uhoraho, kuko mbere yo kuba umusirikare wa Dawudi yumvaga ko ari umusirikare w'Uhoraho, kandi bikaba bitari byemewe ko umusirikare ava ku rugamba ngo aryamane n'umugore we. Ntabwo rero umwami yagombaga kumushuka ngo abyemere ngo nuko ari umwami ubivuze. Yarabyanze rwose. Nibwo nyine ahasize agahanga ke n'abandi bari kumwe ku rugamba. Ubwo baramwohereza bukeye, umwami Dawudi amuha urwandiko. Yagiye yishimye, ahari avuga ati, ubutumwa mfite bushoboka kuba bukomeye, nshobora kuba ndi umunyacyubahiro kubera ko njyanye ubutumwa bugenewe ingabo zose ziri ku rugamba. Nawe aba indahemuka, ntiyanafungura ngo asome amenye nibura yenda ikirimo, ngo amenye ko wenda yashobora no gukiza amagara ye. Abugezayo amahoro, hanyuma bamutsinda aho ngaho nk'uko nyine twabyumvise mu isomo rya mbere. Ariko nyamara ntabwo yapfuye wenyine, yapfanye n'abandi benshi. Wa mwami Dawudi wari ubereyeho kurinda abe, noneho niwe wabaye umuryango winjiramo urupfu rubica kubera ubusambanyi bwe. Ubusambanyi rero buzana urupfu mu bantu, ntibakababeshye. Umuntu wese uciye inyuma uwo bashakanye ajya amenya ko yipfu mu rugo rwe. Betsabe nuko byamugendekeye, umugabo we aba arapfuye kubera ko yemeye ubusambanyi. Ntiyapfa wenyine, n'urugo rwabo rurasenyuka, kuko ubwo we nyine yahise yisangira Dawudi. Rwa rugo rurarangira ruhinduka ivu, ubusambanyi burarusenya. Hari ingo nyinshi zasenywe n'ubusambanyi. Hanze ahangaha ho ntiwahora, ntacyo twabivugaho kindi. Ubusambanyi burica. Yezu Kristo arakubwiye ngo wowe uburimo hagarika, abo wishe barahagije.
menya ko Yesu Kristo ashaka umutima wawe ko uwumutura kugira ngo ahature, hanyuma ahahere akwigisha amahame nyayo y'urukundo ruzima rwitanga kugera ku ndunduro, aho kuba urukundo rushaka gusenya roho z'abandi rutaretse n'imibiri. Bakristo bavandimwe rero, mwirinde ubusambanyi. Nyagasani Yezu akomeze abibafashemo, Roho Mutagatifu watuyemo akomeze abibafashemo, ariko namwe murasabwa kumwemerera mukamwimika, imibiri yanyu ikaba ingoro za Roho Mutagatifu, ari nawe ubiyoborera umunsi ku wundi. Nyagasani Yezu nabane namwe.